Ndabasuje ikaze kuri Rwanda Update News. Ngira ngo tuba tugarutse n'amakuru bari kugenda avugwa mu bitangazamakuru hano ku isi, muri Afurika ndetse n'ahandi hantu hose bagiye hatandukanye, ariko mu by'ukuri ndagira ngo munyemere tugaruka no mu Rwanda iwacu. Ngira ngo ni inama yabaye ihuje abaminisitiri igahuza na His Excellency Paul Kagame biga ku mibereho myiza y'abaturage n'abaturarwanda bose muri rusange, ndetse kitateza abanyarwanda imbere. By'umwihariko muri inama havuyemo byinshi cyane, bisafatemo ibyemezo bikakaye ku mibereho myiza y'abaturage n'abaturarwanda bose muri rusange. Ndaza kuvuga ko muri inama havuyemo ko leta igiye kuba yatanga gaze z'amashyiga abiri ku banyarwanda bose bari hagati mu gihugu ndetse n'abari hanze y'u Rwanda bifuza izi gaze z'amashyiga abiri, nabo nuko bazabasha kuba bazihabwa. Izi gaze z'amashyiga abiri zikazahabwa abakire, abakene, by'umwihariko zikazahabwa mu turere twose tugiye dutandukanye ndetse no mu ntara zose ziba zigiye zitandukanye hano mu gihugu. Byaje bigaragara ko mu by'ukuri leta yagendaga ihereza inkunga cyangwa se imfashanyo abakene, ariko ugasanga abakire nta kintu yagendaga ibahereza. Gusa mu by'ukuri nuko izi gaze zo zizahabwa umuntu uwo ari we wese ubyifuza, waba uri mu cyiciro kiba kigiye gitandukanye, mu cyiciro cya nyuma cyangwa se mu cyiciro cya mbere, nuko nawe uzabasha kuba wahabwa izi gaze z'amashyiga abiri niba ufite ubushobozi cyangwa se ubyemewe. Mu by'ukuri rero nuko nawe uzabasha kuba wahabwa izi gaze z'amashyiga abiri. Gusa nanone izi gaze z'amashyiga abiri zikaba zifite amamena condition bisabwa kugira ngo ubashe kuba wahabwa izi gaze z'amashyiga abiri. Ese ayo mamena condition ni ibiki? Ese kuki leta igiye kuba yatanga gaze z'amashyiga abiri hano mu Rwanda mu gihe bigaragaye ko ibiciro bya gaze hano mu Rwanda bibashije kuba byazamuka cyangwa se biri kugenda byurira hano mu Rwanda bitewe n'intambara iri kugenda iba y'ibihugu biba bigiye bikomeye bicukura za peteroli? Ese ni ukuri leta nyine igiye kuba yatanga izi gaze z'amashyiga abiri ku banyarwanda? Mu by'ukuri rero ndagira ngo ibi byose ni ibintu leta iba yagiye irebaho cyangwa se iganiraho kugira ngo abaturage babashe kuba bamererwa neza cyangwa se babashe kuba bagira ubuzima bwiza. By'umwihariko muri rusange ndagira ngo umunyemere mbabwire ko tuza kuganira ku itangazo rya NESA, aho NESA imaje gushira hanze amatariki y'ibizamini bya leta ubwo ku banyeshuri bitegura gukora nyine ibizamini bya leta muri umwaka turimo 2026. Ubwo ndavuga muri P6 mvuge senior ndetse n'uvuge no muri senior 6 bitegura gukora ibizamini bya leta. Nuko NESA imaje gushira hanze amatariki y'ibizamini bya leta. Mu by'ukuri ndagira ngo rero umunyemerere tuganire kuri zino ngingo ebyiri zonyine gusa kugira ngo babashe kumenya mu byinshi cyane n'ibyabashe kuba byavugirwa muri iyi nama yabaye y'umushyikirano ihuje abaminisitiri igahuza na His Excellency Paul Kagame biga ku mibereho myiza y'abaturage n'abaturarwanda bose muri rusange. Ndagira ngo dusesengure aya makuru yacu, ariko mbere ko tugende gusesengura aya makuru yacu, niba uri kubona n'urugamiro ugeze kuri channel yacu ya Rwanda Update News, kandi subscribe maze ufungure inzogera kugira ngo video nk'izi ngizi n'amakuru nk'anga meza leta ibagiye itangaza nawe ujye ubasha kuyabona mu bambere. By'umwihariko iyi video niyo wayikunze, kora like, utere comment, kuko ibitekerezo byanyu bikenewe kandi bifasha societe nyarwanda nyamwinshi kwikura mu bukene. Reka tugere ku ngingo yacu ya mbere twavuze tuze kuganiraho yuko leta igiye kuba yatanga gaze z'amashyiga abiri ku banyarwanda n'abaturarwanda bose bari hagati mu gihugu ndetse n'abari hanze y'u Rwanda bifuza izi gaze nabo nuko bazabasha kuba bazihabwa. Ese ubundi byatewe n'iki kugira ngo leta itange izi gaze z'amashyiga abiri ku banyarwanda kandi ibiciro bya petrol cyangwa se bya gaze no mu Rwanda bimaje kuzamuka? Ukabona ko nyine biri kugenda bigora abaturage. Ubundi byatewe n'iki? Mu by'ukuri nuko leta yarebye ikabona ko abaturage bari kugenda batemagura amashyamba menshi cyane, ariko gusa nanone ikaba igiye gutanga nyine zino gaze ku baturage bose mu turere twose tugiye dutandukanye, ndetse by'umwihariko bakazibanda mu cyaro, ariko no mu mujyi wa Kigali nabo bakazabasha kuba bahabwa izi gaze z'amashyiga abiri, kuko nababwiye ko izi gaze zizahabwa umuntu uwo ari we wese ubyifuza ubifite ubushobozi. Kandi nanone nababwiye ko izi gaze zifite amamena condition. Ayo mame nta yandi, nuko umuntu uwo ari we wese uzifuza izi gaze azazihabwa, ariko azajya atanga amafaranga 40,000 abihereza leta kugira ngo izi gaze zikomeze kugenda zisakara mu bandi baturage bose bazaba basigaye. Urumva ko uzajya uhabwa gaze z'amashyiga abiri uhita utanga amafaranga 40,000. Urumva ko 40,000 ntago ari amafaranga menshi cyane ugereranije na gaze ziri ku isoko. Unabizi ko amafaranga zigura ni menshi cyane. Urumva ko gutanga 40,000 bakagwa gaze y'amashyiga abiri ntago ari amafaranga menshi cyane. Gusa none bitavuze ko ari abaturage nyine babona ko ari amafaranga menshi, ariko none n'abandi baturage babona n'amafaranga make cyane bitewe nuko cyangwa se bazi agaciro k'izi gaze z'amashyiga abiri ku isoko ukuntu zihagaze, n'amafaranga make cyane gutanga ayo mafaranga. Mu by'ukuri rero izi gaze zikazagwa nyine abakire, abakene, umuntu ari we wese mu cyiciro cyose kigiye gitandukanye hano mu Rwanda. Nuko izi gaze uzabasha kuba wazihabwa nubasha kuba wabona ayo mafaranga 40,000 uzajya uhita uhereza leta, nawe bakagureza zino gaze z'amashyiga abiri ziri kugenda zitangwa hano mu Rwanda kugira ngo bifashe abaturage n'abaturarwanda bose mu by'ukuri kuba bajya bakoresha nyine izi gaze, cyane cyane ko urabona ko u Rwanda ruri ku muvuduko hejuru cyane. Ubona ko nyine mu bice by'icyaro ho ntabwo barasobanukirwa neza cyane gahunda yo gukoresha gaze hano mu Rwanda. Ukabona ko uri kugenda nyine bigorana, cyane cyane batemagura inkwi y'amashyamba, ugasanga bari gushaka amakara yo kuba bacana. Nyine ukabona ko mu cyaro ho birajya ufite intara cyangwa se ukabona ko biracyagoranye kuba babona inkwi n'amakara byo kuba bacana. Mu by'ukuri rero bakaba bagiye kuba bahabwa izi gaze kugira ngo byibuze bijye bibasha kuborohereza kuba batemagura amashyamba, ahubwo bareke kuyitemagura amashyamba ku bwinshi bashaka inkwi n'amakara, ahubwo bajye babitema gakenya kugira ngo izi gaze nazo zigenda zibunganira by'umwihariko. Mu by'ukuri rero ndagira ngo tutizinge amagambo, reka tugende ku ngingo yacu ya kabiri twavuze tuze kuganiraho itangazo rya NESA. Aho NESA imaje gushira hanze amatariki y'ibizamini bya leta ku banyeshuri biga muri mu wa gatandatu segonderi, muri wa gatatu segonderi ndetse no mu wa gatandatu primaire bitegura gukora ibizamini bya leta muri
umwaka turimo 2026 nuko amatariki y'ibizamini amaje kuba yagenda hanze. Ndagira ngo rero munyemerere nyababwire mumenye neza cyane igihe abanyeshuri bazabasha kuba batangira ibizamini bya leta. Ndagira ngo duhere muri primaire tubabwire amatariki yabo ndetse tugende no muri secondaire naho tubabwire amatariki yabo. Muri primaire rero twihuse, primaire bazatangira ibizamini bya leta ku itariki 7 z'ukwezi kwa 7 2026 babisoze ku itariki 9 z'ukwezi kwa 7 2026. Kuko murabizi ko primaire bakora ibizamini bya leta iminsi 3 yonyine babarangije ibizamini bya leta. Ni ibizamini byoroshye, abanyeshuri mwese mwiga cyane kuko ni ibizamini byoroshye. Nishamaje kubitangaza bivuga ko ibizamini bitagoye, ni ibizamini byoroshye cyane ko mumaje kumenyera ko ari multiple choice guhitamo, ntago ari ibintu bigoye cyane. Muri secondaire naho rero reka tubabwire igihe bazatangira ibizamini. Ndabona bazatangira ibizamini ku itariki 15 z'ukwezi kwa 7 2026 nibwo bazatangira ibizamini muri secondaire, bakabisoza ku itariki 23 bitewe na buri cyiciro cyangwa se na buri grade umunyeshuri agiye arimo. Gusa icyo nabashije kubona nuko bashobora kuza bisoza ku itariki 23 mu kwezi kwa 7 2026 nibwo abanyeshuri ba secondaire nabwo bazaba bashoje ibizamini bya leta. Gusa none sikaba ikomeje kumenyesha cyangwa se ishishikariza abanyeshuri bose bitegura gukora ibizamini bya leta ugomba kwiga neza cyane bashizeho imbaraga n'umuhate kugira ngo babashe kuba batsira bino bizamini bya leta, kuko ni ibizamini byoroshye bisaba kwiga nyine kugira ngo ubashe kuba wabona amanota. Kuko umunyeshuri utazabona amanota 50 ni ibintu mumaje kumenyera, ni ibintu mumaje kumenyerwa hano mu gihugu ko ugomba kujya gusibira. Ubu navuga umunyeshuri uva muri primaire aza mu wa mbere secondaire ugomba kuba ufite amanota 50, wayabura ugasibira. Ubwo ndavuga ku munyeshuri uva mu wa gatatu ajya mu wa kane nawe ugomba kuba ufite amanota 50. Ubwo niba utazabona ugomba kujya gusibira. Ndetse n'abanyeshuri barangije mu wa gatandatu bashaka za diplome, nuko umunyeshuri utazaba ufite diplome amanota 50 ntago azajya afite diplome, nawe azagenda gusibira. Ni ibintu mumaje kumenyera neza cyane. Urumva rero nese ariko mikomeje kugira imenyesha ko abanyeshuri mugomba kwiga cyane mugashiramo umuhate n'imbaraga, kuko ibizamini biroroshye. Ni bisanzwe kuko mwari musanzwe mukora ibizamini mu mashuri, mugakora homework, mugakora ama exercice. Ibyo byose nibyo mugenda musanga mu kizamini cya leta. Murumva ko ngo ntago bigoye cyane, murumva ko mugomba kwiga kuko igizamini yo iroroshye, ntago ari ibintu bigahanganye cyane, ntago ari ibintu nyine bizachallenginga abanyeshuri cyane ko mumaje kumenyana ko muzajya mukoraho ari multiple choice cyane. Nabashimiye mwe twabanye kuva iyi video itangiye kugira irangiye, muri abantu bagaciro cyane. Ariko niba video wayikunze kura like ndetse utere comment, kuko ibitekerezo byanyu biba bikenewe kandi bifasha societe nyarwanda nyamwinshi kwikura mu bukene. By'umwihariko ni kuri Rwanda Update News, kandi subscribe maze ufungure inzogera kugira ngo video nk'izi ngizi n'amakuru nk'angameza leta ibagiye itangaza nawe ujye ubasha kuyabona mu wa mbere. Ndakunda cyane rero igihe itangazo leta y'u Rwanda imaje gutangaza rero abanyarwanda wese uri hagati mu gihugu ndetse no hanze y'u Rwanda ko ikigiye kuba yatangaga neza amashyiga abiri ku banyarwanda n'abaturarwanda bose bari hagati mu gihugu n'abari hanze y'u Rwanda. Kandi nanone nesa ikaba imaje gutangaza itangazo ko amatariki y'ibizamini bya leta byiteguye kandi amaje kujya hanze. Abanyeshuri bose mugomba kubimenya ko bazatangira ku itariki 15 bakageza kuri 23. Ubwo ndavuga muri secondaire, primaire ni kuri itariki 7 basoze ku itariki 9 z'ukwezi kwa 7. Ndabashimiye cyane.